SDA HYMNS. Ungumane ko bugiye kwira, haje umwijima mwami ungumane, ubwo bagenzi banjye bansiga nk'abajenyine mwami ungumane. Muri iyi si byose birashira, nta munezero haba na hato, nta kidapfa nta kidahinduka, wowe udahinyuka ungumane. Mwami niwe nshaka iteka ryose, nta moshya nsinda tutari kumwe, nta wabasha kunyobora nkawe mwami iteka ryose ungumane. Nungumana nta mubisha ntinya, ishavu rizaba umunezero, imbori z'urupfu zizashira, ntabwo ntazanesha nungumana. Rwanda SDA HYMNS. Nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana, we muvandimwe kandi mushiki wanjye duhuriye kuri Rwanda SDA HYMNS. N'ubwa mbere ugeze kuri Rwanda SDA HYMNS, nitwa Jacques Lameke, nkunda kubagezaho amateka y'indirimbo kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere wakanda kuri subscribe, tukajya duhora tubana buri munsi mu mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'ibihe babaga barimo ubwo bazandikaga. Abantu benshi barimo nawe, iyo bagiye mu rugendo rwa kure bakunda kwiragiza Imana, bakayisaba kubana nabo mu gihe kirekire cyangwa kigufi cy'urugendo. Iyo abanyeshuri bageze mu kizamini, nabo bakunda guhombeka amaso bakabwira umwigisha mukuru kubafasha kwibuka no kwandika ibyo mwarimu yigeze kwigisha mu bihe byashize. Ababyeyi benshi mbere yo kuryama ngo baruhuke imiruho n'imihati y'umunsi, bateranya imiryango yabo bagasaba Imana ikomeye kuza kugumana nabo no mu gihe cy'umwijima, igihe bari bube batacyumva ibiri kubera hano ku isi. Mbese wigeze kumva umuntu umwe wumvaga ubuzima bwe bwo ku isi bugiye kurangira, abona atazongera kubaho kuri iyi si, maze agakoresha umwuka we wa nyuma asaba Imana kumubabarira no kuzamuha kuzuka mu bacunguwe? Amateka y'indirimbo tugiye kuvuga uyu munsi n'ay'indirimbo ya 29 mu gitabo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Indirimbo ivuga ngo Ungumane. Ni indirimbo bivugwa ko yanditswe n'umuntu wari hafi kugera ku mwuka we wa nyuma, cyangwa abonye inshuti ye iri hafi kugera ku mwuka we wa nyuma. Ntibisobanutse ariko biraza gusobanuka. Ariko icyambere dukwiye kuzirikana nuko iyi ndirimbo Ungumane yanditswe mu bihe bibi by'urupfu, hafi y'urupfu, bugufi bwo gupfa no kuva mu mubiri. Yitwaga Ale Francis Wright. Yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu mu cya 793. Yavukiye ahitwa Edinham, bugufi bw'agace ka Kelso muri Scotland. Yabyarwaga na Thomas na Anne Maria Wright, akaba umwana wa kabiri w'abo babyeyi. Yize henshi kuva mu buto bwe, ariko nyuma yo kwiga muri Trinity College y'i Dublin
yabaye umuyobozi mu by'idini rye mu gace ka Marizon, Cornwall, ari naho yahuriye kandi akamenyana n'umugore we Anne Maxwell. Barakundana biratinda kugeza ubwo baje no kuhasezeranira kuzabana karamata. Ariko nubwo bakundanye, ngo uyu mugore we yarushaga umugabo we imyaka 9 yose. Ariko ibyo ntibyababujije gusezerana no kubana karamata. Nyuma Light na Anne umugore we baje kubyarana abana 5, harimo abakobwa 2 n'abahungu 3. Umwe muri abo bahungu akaba yaranabaye icyamamare mu by'ubutabire, akaba yaranabaye umunyamafoto ukomeye. Ngira ngo abizi by'ubutabire by'umwihariko muribuka umugabo witwaga Farnham Maxwell Light. Bivuga ko Light yavugaga ikirimi cy'Ikilatini, Ikigiriki n'Igifaransa. Ngo ni umugabo wakundaga kuryoherwa n'ubuvanganzo. Ariko ikindi avugwaho ngo nuko yari umuhanga mu kumenya indabo zo mu ishyamba by'umwihariko. Turi kuvuga uyu mugabo wanditse iyi ndirimbo. Uyu mugabo ngo bivugwa ko yakundaga kubyuka saa 12 za mu gitondo agasenga Imana ye, ngo agasenga amasaha 2 cyangwa arenzeho mbere yuko afata amafunguro ye ya mu gitondo. Ni umugabo wakundaga kwiragiza Imana ye by'umwihariko amasaha 2 ya buri munsi mbere yuko afata amafunguro ya mu gitondo, mbere yuko atangira umunsi we w'imirimo. Uwo niwe wahimbye indirimbo ivuga ngo Ungumane. Yakundaga kumva Imana ikwiye kugumana nawe. Uwo niwe wanditse ibisigo byinshi, yandika indirimbo zitandukanye, ariko by'umwihariko yandika indirimbo nziza ivuga ngo Ungumane. Indirimbo yamamaye cyane ahari abantu bakunda kwiragiza Imana muri buri kimwe cyose. Ni indirimbo umunyescottish wari umwangirikani kandi akaba n'umuvugabutumwa muri iryo torero yahimbye, umugabo witwaga R. Francis Light. None se niki cyatumye Light abwira Imana ngo ungumane? Kuki yumvaga ameze nk'ufitiye ubwoba umwijima, maze akavuga ati haje umwijima mwamungumane, ubwo bagenzi banje bansiga mwamungumane? Niki cyatumaga Light yumva bagenzi be barimo n'umuryango we bagiye kumusiga wenyine? Hari amateka avuga kuri iyi ndirimbo ivuga ngo Ungumane. Bamwe bavuga yuko igihe kimwe uyu mugabo Light wanditse iyi ndirimbo yagiye gusura inshuti ye yari mu marembera y'ubuzima. Iyo nshuti ye ikaba yaritwaga William Augustus. Uyu mugabo ngo yari akikijwe n'ab'umuryango we biteguye ko isaha n'isaha William ashobora kuva mu mubiri. Uyu muhimbyi w'iyi ndirimbo ngo nawe yarari hafi y'uwo muryango, bari kumwe. William uyu muri we yumvaga ari wenyine yihebye, ariko ngo hari ijambo yakunze kuvuga mbere yo gupfa kwe. Ngo William yakundaga kuvuga ati ungumane. William aho yari aryamye aho yakundaga kuvuga ngo ungumane, ungumane, ungumane. William yumvaga agiye kujya mu mwijima, bagenzi be bagiye kumusiga wenyine, maze akajya abwira Imana ati ungumane. Bivugwa rero ko ngubwo ya nshuti ye Light yari ivuye aho kwa William, avuye hafi y'igitanda cy'umuntu wari bugufi gupfa,
ngo aribwo yanditse amagambo y'iyi ndirimbo agendeye kuri amwe William yakundaga kuvuga, maze ngo arandika ati Ungumane. Ngo urupapuro rw'ayo magambo yaje kuruha umuryango wa William. Ariko ikindi kivugwa ku kwandikwa kw'iyi ndirimbo ngo nuko ubwo Light nawe yarageze hafi y'umwuka we wa nyuma, hashize imyaka 27 avuye kwa William, ngo nawe yongeye gusubiramo ya magambo yandikiye kwa William avuga ngo Ungumane. Mu by'ukuri ntihasobanutse neza itariki nyayo Light yanditseho iyi ndirimbo, ariko icy'ingenzi nuko aya magambo yayanditse mu bihe bya nyuma by'ubuzima bw'umuntu. Waruzi ko iyi ndirimbo yaririmbwe bwa mbere mu gushyingura nyirayo? Bari mu muhango wo gushyingura Light, ngo nibwo iyi ndirimbo yaririmbwe bwa mbere, kandi icyo gihe ngo yaririmbwe mu njyana nyirayo yari yarayihaye, ariko mbega ukuntu yaje guhindurwa na William R. Monk, ari naho benshi bayiririmbamo, harimo natwe abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ni indirimbo ivuga ngo Ungumane, indirimbo yanditswe habura gato ngo umunyamubiri ave mu mubiri, indirimbo ishobora kubabaza mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu yumvise ko yahimbwe William agiye gutandukana na bagenzi be, ikaza kongera kuririmbwa bwa mbere n'uwayihimbye apfa. Iyi ndirimbo ikunda gukoreshwa cya gihe abantu babanye bigatinda, ariko bageze igihe cyo gutandukana. Si indirimbo ngo yo kuririmbwa hari uwavuye mu mubiri gusa, ahubwo n'igihe amatage yo muri ubu buzima abayeho, bamwe bagiye abandi basigaye, Ungumane ikwiye kuririmbwa. Ni indirimbo kandi ikwiriye no kuririmbwa igihe turi kumwe kugira ngo Uwiteka tugumane abane natwe mu gihe akiturindiye muri ubu bugingo bugufi bwa hano ku isi. Ni indirimbo ya 29 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo ivuga ngo Ungumane. Mu buzima bwe bwa nyuma, Light yarwaye indwara nyinshi z'ubuhumekero. Light imbaraga ziramushirana, nuko ku itariki mbi ya 20 z'ukwa 11 mu cyamagana 847 nibwo humvikanye inkuru mbi yuko Light avuye mu mubiri. Ijambo rya nyuma Light yavuze ni amahoro n'ibyishimo. Nk'uko twabivuze, iyi ndirimbo Ungumane nibwo yaririmbwe bwa mbere, kuva ubwo irakundwa. Abategetsi n'ibikomangoma, abami n'abasirikare bakunda iyi ndirimbo. Light ava mu mubiri gutyo. Bayishingiye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 29, amagambo avuga ngo baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. N'igihe Yesu yiyerekaga abigishwa bari mu nzira igema wose, bakaryoherwa n'umugenzi batari bazi, maze bagiye gutandukana bakamuhata kugumana nabo. Nawe niba wagiranye ibihe byiza na Yesu, ntukemere ko mutandukanywa n'urukundo rwa Yesu. Ese ni iki cyagutandukanya na Yesu? Ese ni amakuba? Ese ni ibyago? Haranditswe ngo naho rwaba urupfu nta gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Yesu. Ngayo amateka y'indirimbo ya 29, indirimbo ivuga ngo Ungumane. Haba hari icyagufashije muri aya mateka? Ese ukunda iyi ndirimbo Ungumane? Ngaho kanda kuri like kugira ngo benshi babone aya mateka. Waba uri mushyashya kuri Rwanda SDA HYMNS, wakanda kuri subscribe ntibigutere isoni.
nawe udutera iyo nkunga ikomeye, kandi nituzajya dushyiraho videwo nawe ijye kugeraho ku buryo bworoshye. Wadufasha kandi gukora share kuri ba bacuti bawe mwigana ibyanditswe byera kandi uzi ko bakunda indirimbo zo guhimbaza Imana. Nanjye ndabakunda, nitwa Jacques Lameke, mbifurije ibihe byiza. Imana ibarinde kandi ntimugahweme kuyibwira muti ungumane. RWANDA SDA HYMNS.